Nujya wibaza ku munsi w'urubanza ugatekereza uko ubanye na Yesu, ese mugenzi wanjye kwimperuka igeze umva uzajyayo cyangwa uzasigara? Turi mu gihe gikomeye tugomba kwisuzuma tugakorera umwami dufite imbaraga. Umucunguzi wacu ntadutererana, niyo umurabushega niyo udukomeza. Turi mu gihe gikomeye tugomba kwisuzuma tugakorera umwami dufite imbaraga. Umucunguzi wacu ntadutererana, niyo umurabushega niyo udukomeza. Kugaruka kwa Yesu ni ihame ridakuka, ongera wibaze nk'ubu ubonye agarutse. Inama nakugira kora ugifite umwanya, kuko hari igihe bitazashoboka. Turi mu gihe gikomeye tugomba kwisuzuma tugakorera umwami dufite imbaraga. Umucunguzi wacu ntadutererana, niyo umurabushega niyo udukomeza. Turi mu gihe gikomeye tugomba kwisuzuma tugakorera umwami dufite imbaraga. Umucunguzi wacu ntadutererana, niyo umurabushega niyo udukomeza. Hariho abantu benshi bidamarariye bagera mu bibazo bagatabaza Yesu uwo mukiza wacu. Nabatererana nawe abitaho ntajya arobanura. Turi mu gihe gikomeye tugomba kwisuzuma tugakorera umwami dufite imbaraga. Umucunguzi wacu ntadutererana, niyo umurabushega niyo udukomeza. Turi mu gihe gikomeye tugomba kwisuzuma tugakorera umwami dufite imbaraga. Umucunguzi wacu ntadutererana, niyo umurabushega